suhuza abafana. Hi. Let's see our fans. Ako Gigi njya mumenyera rwose. Abafana ba game night mumeze neza. Sura mwe mudukumbuye koko. Noneho tubafitiye agashya. Kuko musanzwe mubimenyereye muri kumwe nanjye Adeline, Nanjye Gigi. Nanjye Sisi. Sandrine. Okay. Ndizera ko wumva musigaye mudukunda cyane bikabije. So, hano noneho tubafitiye umukino uko musanzwe mu burezi game night. Tubafitiye umukino aho tugiye kwipfuka mu maso. Tugiye kwipfuka, babiri baripfuka bicaye. Abandi babiri nabo bipfuke bahagaze. Bafata icyo kunywa, uzunyweshe mugenzi wawe uramushaka upfutse, mpaka ubona umunwa w'umumweshe. Niba umumwesha, niba ubimumenaho, simbizi. Gusa icyo tuzi ni uko ugiye kumumwesha. Niwe muntu uzi gupfuka hano. Ndabadoda shari. Twagiye. Yo kudoda. Dora kwa. Ariko shamura abana ucenge mu system urwo runtu rwose. Ngiye kudoda nde? Ndidoda ku giti cyane. Banza dode. Okay, ni haba kwidoda ku giti cy'umuntu turibira turi. Oya baradoda uwo welcome. Ninde muntu twakwizera ko atadutengwa atudode twese. Nawe waza gusigara ukanuye. Umufana wanjye. Umusheri wanjye sheri. Uratudoda twese. Ndabadoda. Ntiwitorera. Oya ndabadoda. Mwanyizenge. Oya. Batowe oya. Uzi ko kibatanyizeye. Bari ntabwo twakwizera gira shu. Gira bataragira, gira tugire. Ngire bataragira. Okay. Gira Era kuri senti. Mere kuri senti. Umufumu make sure ko umufumu. Hello guys, uri kubona? Ndi kubona wapfutse gato. None kuri kubona. No. Senti noneho uri kumushyiraho akabyikuraho. Oh my gosh, no mama. Let's see our Aka kantu fans. gapfuka neza man. Jesus. Aha. Ikorekere. Oya wikazinga karike gutya. Okay. Okay, mu gihe bari kutudoda, bari kuduhambira mu Senti ntacyo nari kubona. Ariko nuza gusigara uri kureba. oya. I trust her. Shuyu kakamera. Ako hambira ra. Fani zimwe mu Ndikira wowe. bintu muri kubibona mute. Kuko mufite n'amahoro. Noneho Gigi kamwereke nje uri kuduhambira noneho tumaze gufata icyo ko ungiye urahambira maze gufata icyo ko Gigi nawe haguruka we nawe haguruka ukibona ukaze gufata akaboko Ndabona se. wowe guma wicaye noneho nawe urangiza uraza umwicara ruhande wihambira umbabarire nusigara wibonesha uraza wicare hano uhita wihambira nawe ngiye ngo mpambirire hano Ndamwambira. Let's see our Gigi fans. yaci icyamba bwiye shambara nundisha Ubwo mufite n'amahoro. Nakiri inkoni. noneho Gigi ngwino hano muduhe nimero mubice kuba Ndashaka gusinzira ko n'ubundi sindi kubona. bimuzi ko nta kintu kimwe ndi kubona Osh. Urimo urapfunyuramo gake gake ngo uri kubona. isoro ndasebye ndabyimena sonza umuhungu ko Ese na Gigi. Kristo we. Ako ni akantu ko kunywa. ngwino nkandagire Sinabikora sha. nakwica Bitabiri mu mugambi. Katwumva ukuntu Yesu agira. uyatwinde umva senti noza Sandrine muzirike Ndamuzika se ndamubona. ati Kwa kundi wari kureba uramubona. yari kureba Usi kureba. Eh? Ora uri
uri kubona kuri dore usenda nkandagiye aho ugenda bibamenaho adere kureba nukuri nta kintu cyo kubona agadere kureba wari kubona Sandire barangije kugapfuka mba nipfutse ariko ndabona ntari kuba asumba Sandire urareba kuri ko mwana waza none se mwicaye mu ntebe Gigi none se mwicaye twicaye n'ukuri cyose barahindukira ese uraho gufata abakiriya ari kumfata wafasha abandi ba yewe ndijyana mbaye ntimunyuhire pe okay wanje ni naza n'akaboko twumve urumva muze n'iminwa yanyu oya wiza n'akaboko oya wikwiba nta kaboko ni ugukoresha ikirahure gusa no kubuza umuntu gukomerezaho byakomeje uwanjye ni juna cyiza nanjye napfa kubwira aka kanya action se twaze ninde ngiye umuntu ngiye guhari wowe Juno komeza uvugisha kugira ngo nubane Juno ako Sandire wavuze mba ndi n'ukunda kwinze n'uwirire Juno nunyemera nzaguha icyo ushaka nzakora buri kintu cyose ushaka imana ishimwe wowe wamubonye yewe njye ndamubonye nibyo amara imitsini yewe wayibonye naguhaye aruriye kumwinjiza buzuru se oh my gosh ukaguma wahambire naza ngirire neza ukiro twawutsinze sha ariko ntibyari byoroshye pe mva mu mpambura inyuma disi we hatagize ibikoresho byangirika ibikoresho bijyanye na make-up shareka ibi boro byambaye musinzi nta n'ikindi none se nuko abantu b'impumyi bavuye guys sha abantu b'impumyi baragoye pe abantu babana n'ubumuga bwo kutabona baragowe ndagira ngo mubwize ukuri ko uyu mukino ntabwo wari woroshye biragoye pe umutwaro undi ariko murabona ko rwose twagerageje turi abahanga imirimo twayigushije ariko abantu nabo twari dushiriye imirimo yabo wagira ngo yariregeye uzi ko nta munwa n'umwe wawe nta munwa n'umwe wahushije wabusaye gukuwa twiha amashyi ko twabitsinze twese noneho hakurikiyeho wa mukino wacu wundi wo gutombora twa dupapuro twacu rero tuba dufite hano uwa mbere natora nyahamitse amasanamu ninde utoye ikibazo uri umunyabibazo ni wowe ni wowe ni njye okay ikibazo cyawe kiragira ngo guys gisome kandi kidusubize uzi icyo bivugaho reka mbabwire nihe handi hatari mu cyumba wakoreye sex ikintu cyose ni ngororano ndetse nyine abajije ikibazo cyo kiragira ngo ni he handi hatari mu cyumba wakoreye imibonano mpuzabitsina uyu nguyu ni watoye ikibazo urasaba ikirore cy'amazi reka tubaze oya baza uwo ushaka reka mbaze uwo nshaka sibyo atari we ngiye kubaza bita aho ngaho yitwa nyine Gigi barampagurukiye vraiment Gigi ikibazo kiragira giti bakubajije ni
nakoreye sexy hand atari mu cyumba koko kubeshya ntabwo byemewe wanjye ni kino kizigenza. Okay, alright, let's be serious guys. Ahandi hantu nabikuriye bari kukibaza ibibazo bikomeye. nibyo byiza ni wowe byaguyeho. Okay, ahandi hantu nabikoreye ni muri salo mu ntebe. mu ntebe babikoreramo byari muri salo. Rwa mbere ngize isoni uri mu ndebe wabonye ibintu bimpangura. none se abafana mudukurikiye mumbara mubwiza ukuri mu ntebe babikoreramo bikoreramo nyine ahandi niho bibera atari muri salo. imodoka. Yes, that's my girl. no mu modoka Voila. Bite. What about you? Kumba nakomeje kutwiha nkaho uhejwe. Oya, igisubizo no ntacyo. oya njyewe nta namwe ndabikorera. Adeline, nuko shaka ikiganiro kirapfa. Havuge pe. ntaho pe nese ugiye kwaga ko nyiri verije ushaka kubyemera. Kandi uruhanisha Shayira nabikoreye mu kiliziya. byashoboka wisetsaga kubura abantu hose wabikoreye hano rero muri kiliziya. mbabwiye ko nyiri verije murabihakana. ntibibaho noneho rero nabikoreye kuri aritari. ntibibaho. nese mvuge Say the truth. ariko se nese ko mwese mumuje amazi Twese twavuze. Oya guseka ntabwo byemewe. Vuga. Avuge. birananiye ariko se abantu badukurikiye mu mbwira Nta kintu bakubwiye. oya reka batubwire hari ahandi hantu hemewe hateganyijwe gukorera imibonano mpuzabitsina hatari mu buriri batubwire. Ikiganiro mu gikatingi. ntabwo bangikati kanavuga ko nagikoreye kuri aritari nabikoreye kuri aritari. Oya. Aratubwiye ngo ndi kuvuga ko ndi virije mukanga ubwo nabikoreye kuri aritari. Oya. Abafana rwose mwihangane episode yapfuye. ntabwo yapfa ntabwo yapfa kubera nuko none se erega ntabwo abantu bose baba barakoze imibonano mpuzabitsina. Adeline, njyaho ngo ikiganiro nkivuyemo ko ukumbeshya. Si inshuti gerageza uvuge na hahandi. ariko se kigali gushaka umugisha ahantu ntakoreye ibintu yemwe none se nkubeshye oya natubwiye nta. Okay guys, natwe ubwo turibeshyuje ntabyo twakoze. oya bwira ntujye ubeshya abanyarwanda. none se reka nkubwire nk'ubu ushobora kuba warayikoreye mu ntebe Ego kwakibanzeho. akantu rwagasimu cyane. Kwakibanzeho. ngiye bikoreye mu ntebe sente bikorera mu ntebe. Oya sente yawe n'uruharu. Oya ni example natangaga. Ntabwo turi kuba abanyarwanda example. imodoka kari hatoya babikora bate. Sedashaka kwibariza. Uyu mukiranutse. njyewe cyo kuza abantu muri kuvuga ntabwo ndabihakorera. Utubwira nyine aho wabikoreye. hejuru y'inzu ku mabati. Njya. Okay reka ese wowe kuri kwisekesha ari nawe wabajije ibibazo. Ariko mwiwe ndamubikiye. Wo turindire ni urukundo inzogo gira vuba. njyewe ntababeshye nta handi nigeze mbikorera. Hatari ku buriri. ntaho pe. Ubwo rero nta kintu na kimwe kuri isi bigeze ukora. ntacyo ndi nanga yigendera. Ndeba gushaka twagiye kigize agatagatifu kwitagatifuje. niko tati tuganirize muri make si ibyo mu buriri ni handi hantu ugeze guhavinga sex. Truth habe uragasuze ukubita uno mwana Oya nukuri reka mubwire. None se arahandi hantu babikora atari mu buriri.
ubwo wowe wavuze nkawe nanjye yanjye ni mu buriri mu bigaragara njye na sentare twe birara hano bavumbuye imodoka n'intebe ahubwo mwe mwatangiye uburaya kuko babiri ikirungane bagira badufasha amajwi sha ibaza umuntu turababita tuzahurira ibaza umuntu ufata intebe igana gutya akayikorera sini wayivuriye bazi se mwakwiriyemo intebe se nese ahubwo mwe mwitiranye ubu se ko tuyicaye ibi biro birangana bite ikibazo si ukuvunika ahubwo kuba biri gutya mwakwiriyemo biranaryoha okay impamvu bivuze si ibindi bintu si uburaya iyo uri guhavinga sex n'umukunzi wawe cyangwa n'umugabo wawe biba byiza ko muhinduramiye kugira ngo musho kutarambirwanya kurambirana mwembi ngo murambirwe ubona ibintu mukora the same bikomeza byisubiramo so it's better ko mushobora guhindura ahantu nyine mugakora utumaninyeri ariko n'abadukurikiye wenda badufashe batubwire sinzi niba ari ubusirimu cyangwa niba ari ubuturage hari ibintu ujya kumva ngo bigezweho sex nyine abantu bayiciye amazi ukajya kumva abantu basohotse ngo muri toilette bakoremo sex muri toilette zo mu kabari ukumva abantu ngo basohotse ngo mu modoka muraparitse subwe munsi yabatirimukanyo uzabigenza setiyo njye n'urugero natangaga ntabwo ndakari mu modoka ndashaka n'umukunzi wawe zarengera birangiza ibarengera okay guys arata abanyarwandakazi nimukajye twigira perfect kandi ibyo bintu byose tuvuze ni ibintu bibaho binasanzwe azifite ariko guca inyuma umuntu wawe kwigisha abana b'abandi kuntu bazajya bakorera mu ntebe kwigisha abantu byagenewe barengeje imyaka 18 aje kwigisha abana b'abandi kwinuza ubu ngubu hari umwana ejo bundi uzajya kubona ubone agiye kubikora bigerekeraho ariko se mureke mbabaze ikibazo abo bana uri kurengera ni bashangazi abantu bagiye gushaka bameze kundusha niba basigaye bajya mureke mbibarize kubera iki namwe abadukurikiye mutubwire kubera iki abakobwa ba mbere abakobwa nyine mu myaka yashize za 90 na kugeza nka 2005 gutyo ndibaza bagiraga isoni nyine no kuvuga no kuba yatinyuka wenda akomereje ko ashobora kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina nyine bikaba ari ikibazo nyine akabifata nk'ikintu gikomeye cyane nyine akora mu bwiru akaba ari ibanga rye atakivuga none kubera icyo ubu ngubu bisigaye byarabaye nk'ari igikorwa rusange gisanzwe kuki ibintu byose twabyoroheje mbese bimera nk'aho bicitse amazi ugasanga nyine umwana w'umukobwa ntatinye kuvuga ati giwe kano kanya mvuye kubikora akubwira n'uwo babikoranye cyangwa akubwira ati rwose njye hasi natinya kubihakorera mubona ari ni iterambere ni ubusirimu ni uguta umuco ni ukubera iki ni uguta umuco no gufata umuco ukawumenyera nakamenyero ubundi muri Bibiliya ahantu hemewe kubikora Imana yemera ari muri Bibiliya mu gitanda utyo ibindi byose ni uburaya ubikora hano ntabwo bigenda se biragenda ariko ni uburaya impamvu ntabwo ari uburaya sheri muri mu nzu yanyu we n'umusheri wawe cyangwa n'umugabo mwubatse uburaya buri he oya ngo nta buraya baburimo aho mwabikorera hose pfa ko ari mu nzu yani nta buraya ahubwo wenda uramutse ugiye ubikorana n'uyu n'ejo impamvu babimenyereye bakabigira n'ibintu bisanzwe adere kuri umwana w'umukobwa ashobora kuba yaryamanye n'abantu 10 batanu mu cyumweru uwo muntu atazamenya kumva ni bisanzwe ni nka he afite boyfriend w'umusatsi w'inzara bose bararyamana umwenda ushinzwe abo bantu ugasitazabira ni ukuvuga ngo ibintu bya kera byajyanaga na feelings icyo kintu nicyo ngira ngo tuganire ese koko birakwiye ko ibyo bintu ubigira nk'umukino usanzwe nyine wumve ko ngomba kugira asheri 10 mbeshyi sibyo hari uwishyura inzu ngomba kubeshya uwo muraryamana kwa gatatu hakaza ushinzwe kuguhahira sibyo uwo muraryamana kwa kane haje uw'imisatsi n'inzara ubwo reka dufate imisatsi n'inzara haje uwo gushopinga my friend impamvu ibyo bintu biri kuba none reka nkubwire impamvu ugiye mbona ibitera nyamukuri nanabihagarara ko ibintu nigeze kubigenzura mfata umwanya ndavuga ati kundi
kuki abantu basigaye bakinisha ibintu nk'ibintu bisanzwe ugasanga nk'umutipe aritoye nko kuri IG cyangwa kuri Instagram sorry byose ni kimwe kuri IG cyangwa TikTok aritonze arakwandikiye amagambo abiri mwiriwe mwaramutse agahita kusaba ko mwaryamana impamvu z'ibi bintu byabaye nta feelings abantu ba kera bajyaga kuryamana bafitanye ibyiyumviro bihambaye ku buryo bajyaga no kuryamana kikaba ari igihango cya danje naho abubu babigize business nta feelings bakigira nk'akazi bafashe feelings barazigurisha niko kazi ni igishoro i Kigali gusa ko kuzigura nyine urumva abakobwa benshi sibyo muri iyi minsi ntabwo nyine bagikunda gukora nyine ngo barya amafaranga bavunikiye ahubwo ako kantu wavuze neza ahubwo babumva nyine ko bacuruza umubiri wabo inzira ya ugasanga igishoro cya mbere ukigize weho sibyo cyangwa ukavuga ati njye ndi mwiza ntabwo nzigera mvunika njya gukora ntabwo nakorera abantu ngo mpagase nta nubwo nakishyura stress zo gushaka ibintu nkora nzajya nshaka abagabo 3 batandukanye banyamurira ibibazo cyangwa 5 ariko mfite n'agatuza barumbwiza ukuri ujya kugera ku rwego rwo gushaka bikize ku kiki ntabwo bikwiye niyo mpamvu bashaka amaga kabananira arabananira rwose ariko se mugani wawe mu kwezi we waramenyereye guhura n'abantu 5 batandukanye mu kwezi umuntu umwe wabana n'umugabo umwe bikazakunda okay ntibatwumve n'aba abantu babikora batazadutera amabuye nta nubwo dushaka kubamenya n'amahitamo ariko nyine nukuganira mba mbona nyine hari ibintu twagize nk'umukino bisanzwe kandi ubundi umukobwa nyine abagomba kwitwara neza nk'umukobwa n'umwari wenda bazi bumva nyine byaranze ko twese ntabwo turi ba marayika sibyo ari njye sindi marayika namwe n'umuri marayika ushobora kubikora pe ariko bazi fata umuntu umwe abantu 10 we mu kwezi ikibazo gihari uwo muntu umufashe wowe ayisha ko ari wowe wenyine dukoma urusyo n'ingasiri erega no kuba nta bahungu se bafite abashugamami kandi bafite n'aba girlfriend none byabaye n'akazi ni business ngejeho narumi umukobwa aranyandikiye kuri TikTok nzabyerekana igihe nikigera mbona iyo bore wanditseho ngo shugamamizi arambwira ati se umeze neza yego fine umva rero nkubwira ukuntu diri ngo zimeze urampa video 5 za wambaye gusa nkohereza $500 buri video imwe ni $100 cyangwa se niba ushaka umugabo wo kugupfubura ahita rwose nampa nimero ndacanganyikirwa urumva bafashe feelings bazigira igishoro ubu kuri iki gihe usigaye ugura feelings z'umuntu kubera ndetse najya kugwana afite feelings ntabwo biba rero bagurisha feelings zabo ni gute umuntu ushobora kugurisha feelings ze ku bantu 7 banga 5 3 8 9 10 atanazi ushobora kumujyana akakubera umuntu ni ikibazo niyo mpamvu rero basi tujye tugerageza dushyiremo n'akantu k'umuco dushyiremo akantu ko kwiyubaha kuko birakabije muri no minsi mwige siko mubibona birakabije birakabije abakobwa bo muri iyi minsi twataye umuco twitwara ukuntu kutari kwiza mbese mbere twariyubaha uzi ko no kugira ngo ubashe kuzabwira umukobwa mugenzi wawe nakoze sex cyabaga ari ikintu kizira nyine warabikoraga wowe ubwawe kumva umutima urakuriye ukumva nta n'umuntu kandi n'uwo muntu bikoranye kumva ni igihango yego naho ngubu muraryamana inshuro 2 enye agahita ashaka undi nta rukundo rukibaho kubera iki koko kandi n'abahungu namwe rwose asubireho aya bahungu nibo nibo muzi sanga umuhungu araho afite nk'abakobwa 10 wirirwa ubeshya ugiye kwa boyfriend wawe uratetse wogesha ibyombo ubaye wife material mu gihe cy'imitagihe ejo agashaka undi abako nabo basigaye badutagetinga sibyo arareba akabona wa mukobwa uzi gukora azafata nyine nk'igishoro cye cy'ubuzima akajya akora akazana amavuga ati uyu nguyu yaza mu rugo akajya amfasha gutera imbere ni umukozi uyu twatera imbere akaba afite na kandi ko kuza nyine ko mu buriri birirwa baryamanye mu cyo mwira ikintu kimbabaza cy'abahungu ateri sibyo ni nk'ibyo navugaga uba nka wife material mu gihe cy'imitagihe unezeza umuntu wereka umuntu ko ushoboye uperforming wigaragaza wakabifata nkaho
ushinzwe kuza koza ibyo byomburi ikigori ntabibone ko umuhate nyine n'abakobwa batatu nangiye kukubwira urumva afite umufasha uwo atagetinga ko yazagira umugore we ni wa wundi uzi gukora w'umukozi ufite ikintu yinjiza akagira na wa wundi wo kuza ukunda uburiri w'umunebwe ukunda kuryama bakirirwa baryamye akagira na kakandi kanyiramirimo nicyo kibazo barangiza ngo ngo zirabananiye akagira na kakandi kanyiramirimo kaza kagacacana kagakora amasuku nyiramirimo agacaho kagatera ipasi kakagira gute namwe mujye twiga kwihagararaho ubundi wowe ujya igikomere uvana aho hantu ukunjya kugira umupagasi w'uwo muntu wajya kubona iwawe ufite abakozi babiri ukavuga ngo sibyo wenda waharaye urabyutse uratetse urashashe ako kantu ukoza amasuku urumva nyine buri kimwe cyose uragikoze kubyegereje umutima nkawe byakubaye oya birababaje njye byanambabaje banza mbese barira ubwo nyine ukitegura ukigendera urarenga igipangu yahamaganye bebe ngwino dusangire bya biryo umaze guteka sheri urumva ko gahinda bebe nyine akaza akaryama no muri bwa buriri umaze gusasa na ya mashuka wafuze wumvise cyabyo bintu biraryana harya ubwo babigukora ari babiri asigaye tuvuga ati nta santima reka njye mbiranguze ibyo biranguze oya hari n'igihe reka nkwereke sibyo ujya nko gusura boyfriend wawe ugiye kurarayo sibyo ntabwo ari itegeko kuba ugiye kurarayo ngo nyine having sex okay hari igihe ushaka kuryama mugapfumbatana bugacya pe ukabyuka ugahanyahanya nyine ugakora buri kimwe cyose we nyine kwa kundi utiri mu kugiye gatamagara umukobwa ntabwo mwaryamanye gati wenda na imbaraga zamushizemo n'iki mu gihe ugiye naho gakobwa gatakaza ko ntabwo yakima akajya kurya kuri ya misaruro yabyutse cyane none bakobwa guys mureke kuba aba wife material imitagihe abo murumva ko ibintu byose twabiciye amazi ni ukuri sha muzagize mujye mureka twimwinjiramo agafu erega natwe tuba dukwiye kwiha agaciro cyane ngenekereza ko uko wiyeretse umusore uko mwitwaye nikagufata ako Adeline ujye gukoropera umuhungu umukunze ni ukuri umukunze ariko ubundi ngiye njya gukoropera ubwo ntaratahamo kugira ngo none se wemera ko ushaka gusiga abakozi babiri iwawe ukajya gukoropa shamurete ibyo ntabwo wabihakana ubona koropera ntabwo byashobora nyuma yo mfite nazitega ko nzamukoropera ngenze kuba umupagasi wawe wenda nzasasa ko nzaba naburayeho nzamukoropera kugeza banjyanye oya ngiye nzasasa ko nzaba naburayeho akumvise ngo gukoropa ngo koza ngo guteka gahunda mfite namenye ko umusaruro dutanga mutawubona mutabaye agaciro ko tuba tubibabayemo twasiguza ingo zacu zirimo aba bakozi tuje kubaha kugira ngo muzaba aba husband bahazaza gahunda mfite nta gucika intege nzakoropa Akaderi uzi kujya gukora ibintu urumva nawe ubwawe mu rugo rwawe udakora ufite abakozi babiri ukajya gukoropa shamurete ugenda ku muntu utari bunashima birababaza hariya ngo bari kugira ngo azagutware nyamata agahita atwara waba uri rusangira niba mva ko kuba gatuna mwene kwanjye rwo kuntwara uzabireke none ariko rero guys hari ariko bino bintu attention ujya guhumuka bimaze kukubaho niyo mpamvu bakora depression iyo umaze guhumuka ari ukuntu iyo ukiri mushya mu rukundo ukiri mushya mu gakiza uba wumva nyine wakunze umusore ibana hari ukuntu ukunda umusore ukamera nk'umusazi pe ugasara ukumva ko ni we wenyine ukumva ugomba kumukora buri kimwe cyose uramwitaho umukorera amasuku niba ari n'akantu ubona kabuze muri rwa rugo uremera wigomba amafaranga ukajyane sibyo ariko iyo agukoshonye akagutera cyangwa agahinduka ukabona arakwanze nibwo uhita ubona ubugoryi wakoze ikibazo reka mubwire nkanjye ukuntu nteye if I love someone nakubwa ngo nkabitinyuka nkabwa ngo ndagukunda man nyine ubwo nibwo bugoryi nzanazira muri iyi si rwose ukunda ariko usigaze n'akantu ko kwizigama oya byo byaraye ikibazo rero yafashe ubushuti bwa boyfriend abugira nka mariage nicyo kibazo kiri hano icyo kibazo nzira oya ntabwo namubraminga shidi ntabwo namubraminga kuvuga ngo urajya gukunda umuntu ngo ubwe ngo urasiga ngo akantu ko kwizigamira ni kuvuze ntabwo bibaho ntabwo ibyo bishoboka
iyo wakunze umuntu ujyamo wese iyo utarakunda umuntu ngo ujyemo wese gutyo ni hahandi rero umuntu aguhemukira ugahita wumva hari ukuntu sibyo none se reka nkubwire ese tureka gukunda ikintu cyo hari ukuntu ukunda umuntu ukamwimariramo pe ukumva niwe wanyuma ukumva na nyuma ye nta n'undi muntu ukeneye gukunda noneho sasi iyo amaze kuguhemukira nibwo uvuga ati mana kubera iki ibintu nabyishyizemo cyane sibyo kandi hari igihe wenda wa mbere ushobora gutoroka ukavuga ati nzongera amahirwe n'undi iyo amaze kuba babiri batatu usigara nawe wumva umutima wawe bahakamuye wari wakomereka ugasigarana inkovu yenda itazasibangana ku buryo nubwo washyiraho iki inkovu itavaho njyewe si ukubabeshya isaha nta musore nakunda ku buryo bizananira kubikontorora kandi niyigira nabi ntamureka oya nzakureka okareka ngiye nkubwize ukuri unyigezeho nabi nzakureka Adeli uko niko uteye hari n'undi muntu ukunda umuntu akagerageza ariko iyo akuzinutswe aba akuzinutswe cyane uwo ni njye nakoze njyewe nkuzinutswe ndagusibana bene wanyu bose mpita mba bisa n'ingagi oya n'ubwenge nawe ntabwo bisa n'ingagi oya mpita mba n'ingagi twinjiriza mu Rwanda nitamba n'urimo kugira ngo ni ukuri kw'Imana bashingira ukundi kuntu bibona none se Gigi hari umuntu wari waguhemukira ukumva mu buzima bwawe uzinutswe gukunda aha iyo duhura nabyo buri kwezi umuntu akaguhemukira ukumva muri wowe uzigera wongera gukunda cyane none uracyafite urukundo rwawe rundi rutuma wirekura ukajyamo wese nta kindi kintu nagukora nuko nteye oya reka nkwereke sibyo nuko mwihaye abajama bose ubundi abantu bose ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe aba bose ba muri iyi minsi basigaye bafite nta muntu ukigira oya no hari n'abazima nawe ntabwo ukigira bose shedi ni ukuri abazima ndabyemera barabwo guhura nawe nicyo kibazo reka tubiganire wongeye nsinyena narahire guys nta muhungu ugikunda umukobwa umane reka nkubwire abafite umwakunda n'abandi bakurangaza umva nkwereke sibyo usibye n'abanga abajama n'umugabo ufite umugore mu nzu babana ntabwo ari wenyine abafite rega sibyo akantu nabonye kasohotse ejo bundi kari kwamamara kuri RG ngo ibintu byo gucana inyuma ni ingeso y'abashakanye abasibateri tuyireke byumvikana ko iyo ngeso ni y'abashakanye urumva nyine uca inyuma wawe ufite umugabo wawe byemewe n'amategeko mbese ubundi igihe twaba turi boyfriend na girlfriend ukavuga ko naguca inyuma gute kandi ariko mbabari uraje urakoropye urashyashyanye inkura urashije imyandiko yahariye ubwawe wawe n'amakariso ntubasha kuyimesera wiyaha abakozi warangiza umuntu akaza kubihenamo ikaba bihene mu ahubwo sizana imitima abantu bayikura muri make ahubwo guys dukomurusyo n'ingasire n'abakobwa bameze gutyo umuhungu akakwishyura amashuri agakora buri kintu cyose nyuka akabona igitenye nyine ntacyo afite ugahita ushaka undi muhungu ubwo ikibazo nibyo bintu bya mbere byeza ariko rero mureke mbabwire kuri icyo sibyo kandi abishaka rero hari igihe sibyo kuko ntekereza ko ibyo bintu bari kugukora ntabwo ari ikiguzi Gigi umuntu ubwiza ufite umukobwa mwiza n'amafaranga ngaho umugabo yakugura kugira ngo wumve ko ibintu yaguhaye bigure n'agaciro no manzi ntega amatwi nkubwire kuri wowe ufite agaciro kari hejuru cyane sibyo tuvuge iyi saha dushobora kuba dukundana unkunda ukankora buri kimwe cyose mu mashuri ukayishyura ukampa ayo magifti ukamfasha cyangwa ugafasha umuryango wanjye ariko se iminsi nishira nkabona ntabwo nyine tukiri guhuza hari igihe umuntu ahinduka ukabona uko mwatangiranye se wa muntu ukabona yarahindutse sibyo cyangwa ugatangira kugenda ubona karagiteri zimwe na zimwe kuko burya urugo ni ikintu gikomeye sinzi niba mubyumva urugo ni ahantu ho kujya wabyitondeye wabitekerejeho ntabwo ari ahantu ubyukanura mu gitondo ngo uhite ujyayo wiyemeje ko ibintu byose uzahura nabyo uzabasha kubyihanganira hari ibintu rero kuko nta bantu babana ni abamarayika hari amakosa uba ubona ukabona nayo kwihanganirwa uzashobora kuyabamo hari n'ibindi ubona ukavuga ati nyagasani ibi byo rwose ntabwo nabishobora uretse wowe nk'Imana wabyiringira ariko ngiye nk'umwana w'umuntu sinabishobora icyo gihe rero wa musore uko muzagenda mumarana iminsi ukamubonaho imico imwe n'imwe itatuma mubana cyangwa mukabana mugurukana ko urugo rurimo stress n'induru n'intambara ntabwo ushobora gushyira amaraso ku mubiri uhora uhangayitse muhora mugurukana mbese nta byishimo sibyo kandi abundi umugore n'umugabo bagomba kubana bishimanye pe rero iyo umaze kubona bya bintu ukabona bizaba mu ntambara bombori ukavuga ati aho kugira nijugunye mu muriro afazari wamurika nyine
Imana ibiguhaye nk'andi mahirwe ya kabiri yo guhitamo wawe kuko muba mutazashoboka rero ndibaza ko aho ngaho ntabwo buhemutse mu gihe usanze wa muntu mugiye kubana hari ingeso zindi yaguhisha umenye zatuma mutabana ariko icyo gihe murabiganira murabiganira nyine gufata decision rero gutyo kagenda gutyo ubwo nabwo ni ubugegera ndetse kuko hari n'ababivamo nta mpamvu cyangwa nk'ubu ngubu tukaba twari turi kumwe wowe ukunda cyane ngiye ntaragukunda avuga ati ndi kumuprofita hibi nanone kurya amafaranga y'umusore w'abandi ngo kumuprofita akagutakaza amafaranga ye yose udufaranga twose yari yarasevinze warangiza ese mwatandukaniye iki ngo numva narabirambiwe ubwo nabwo ni ubuturi bukomeye cyane mujye mwihangana rwose bandeze abakobwa ndikwereka abantu badukurikiye tujye twihangana twese jewe ubwo bugegera ntabwo wenda nabukora ariko tujye twihangana okay je ntabwo narya amafaranga y'umuntu adere ukomeje ibyo kwigira marayika oye ntabwo ari kwigira marayika njyewe 90% ndahemukirwa ariko sinjya mpemuka wawa west ni ukuri kandi nkubwije ukuri njye ndahemukirwa ariko ntabwo njya mpemuka rero niyo mpamvu hari ukuntu uhemukirwa ugahemukirwa bikagira ngo bakamera nk'ikihe umva urukundo wapi usigaye ucuruza indwara za kirimbuzi mu mutima ukumva ntabwo bivamo none ugasanga amagambo yose barayakubwiye nigora ibintu byose barabigukoreye harya ubundi ntegereje gukorera ubukeneye ukumva nta kintu gishya umuntu akuzaniye uretse ko nazahura n'uwo duhuza nyine twavuga ngo turahuje sinitaye kuri byinshi ariko ndagira amabwiriza ukuri hari ubuhemukirwa ukumva mu mutima nta urukundo uko byagenda kose Imana ikoze mu rukundo yaturemye mu rukundo twese guys dufite feelings tugira urukundo nuko tubyirengagiza tukabikoresha ahubwo ahantu hatari ngombwa adakeneye that's it nicyo kintu navuga gira inama wahereza abantu badukurikiye wowe witagatifu uri kwisekesha shaka ikintu ubwira abantu badukurikiye guys ikintu nababwira ni uko twareka ikintu bita uburyarya n'ubugeturo ni ukuri ukumva uko utagomba guhemukira umuntu ikindi kintu ngomba kubabwira ntitugafate urukundo ngo tugire mariage please ndabinginze nibyo ni ukuri kwiba hari ukuntu wenda dore impamvu tubabara dore impamvu naje gusanga impamvu tubabara mu rukundo njyane nayo mpamvu ibintu by'urukundo nabyikuyeyo nta boyfriend ufite njyewe dore impamvu njye nta boyfriend ngira umva impamvu tubabara mu rukundo umuntu aragutereta ugatangira kumubonamo mariage ugatangira gushaka ugatangira gutekereza mu gatimba uko uzaba uberewe nawe ugatangira gutekereza ahantu muzatura wari guteganya uburyo uzajya uza koza ugatangira gutekereza ku mazina y'abana muzabyara ugatangira mbese kumubona muri kumwe mu nzozi nyine ukajya ubona n'umugabo n'abanye mufite n'abana niyo mpamvu iyo bibaye ngombwa ko mutandukana wumva usaze kirakurengura deprime njye guys njye ndashaka kwibariza abatipe njyewe nzizera umusore wenyine byibuze tuzaba tumaze gushyingirwa cyo koze ubundi ubwo nzavuga ati ubaye wanjye reka tubiganire tutarashyingirwa biragoye njye nibarize abahungu muri rusange wowe akantu kajyanye na depression ntabwo kajya kapfa kugutusha abahungu cyane hari n'abadeprima bagasana ariko ni bake ni umwe ku ijana kuruta abakobwa mubigenzamo iyo wagize depression umuntu wayigutera abimenya hari nubwo usanga ari kunywa yahurute ahubwo iyo bimenya guca amazi reka mubwire impamvu niba uko nashaka kugira depression mubimenye wakabyigumanira tu gwiki guys ahubwo abahungu ikintu baturusha bazi guhisha amarangamutima yabo kurusha hoya ngo ubone umuhungu ngo mubana kubara wari uziko n'umuhungu mukundana atagutera imitoma kandi aragukunda yarashize ariko ukabona ubwabo message bwa buri kanya no kugutera njye bura ahubwo iyo menye n'umuhungu uri kumbwira urugambo rwinshi bw'urukundo ntera imitoma ufata nk'indyari ntabwo namukumbura nubwo nkimukeneye guys no wa wundi ugenda gake nawe hari n'igenda bwo abagenda gake atavuga ngo se kuki kitambwira ko kinkunda ubundi uyu muntu ari mu kazi kawe niyo mpamvu so guys rero mbabwira abagore turemye mu nzabye z'amagambo cyangwa bakakubwira aha iki kintu mumfashe kugisobanukirwa
umuntu araje avuga ngo ukundanye n'umuhungu ngo niwemera mukaryamana ngo azakwanga ngo numwima ngo nibwo azagukunda kandi iyo mwima se akagenda hari n'igihe umuha akagendera icyo ukagira ngo uramubwiye ngo mbara ugende ntuzaga cyangwa ukamubwira ati waryamana n'umuhungu ni imbarutse ni kimwe mu byatuma ahita kwanga akagenda ngo gutyo ngo ababonye ko ngo wahereza n'abandi ngo ubwo nyine Adeli ubwo byamugamije kuvuga turaba ubwo ntabwo baragukunza mutandukanye ikintu bita irari na feelings n'urukundo abagufitiye irari kuko biriya ni ibintu biri hagati y'abantu babiri kandi kugira ngo mubashe kugera kuri iyo ngingo nuko agomba gukoresha ijambo nabyo byashoboka njyewe icyo nemera ni uko umuhungu yaje agukunda wamuha wamwima aragukunda kandi niba yashagenzwa n'irari ari kugira muryamane niwemera mukaryamana aragenda kuko icyo yashakaga yakibonye kandi nunamwima aragenda kuko icyo yaje ashaka ukimwimye ntakomeza kugutaho umwanya kandi azi ko hari abandi abari buze kumuha mu buryo bworoshye ahubwo twige kumenya abadukunda n'abatubwiza ukuri nubwo bigoye ikiruta byose rero impamvu ni ukubigendamo gake nawe nk'umukuru Kigali birakaze ibintu byo gukunda cyane ugasara akagufata nk'umusazi reka da tubisige mu myaka yashize njyewe ukunze simbabeshye kuko buri mwaka uje ndahinduka. Let me ask you something. You can control your feelings ufitiye umuntu natubwire you can nazi kontrola da oya kumuntu ukunda wambwiye kuri uri ikihe mu mutima uri gucuruza intwaro z'abatimbuzi umutima kumuntu ukunda ntabwo babyoroshye that's my girl. I love you baby boy seko n'urukundo rwabatwaye rutadutwara turemye mu rukundo ase niba tutaraba ibyihe mu mutima twe ntabwo turaba ibyihe ntabwo turi ba arabi hari igihe ukunda umuntu ukamugira feelings nyine ukumva ko ari we wawe ese kuki usatse igitekerezo cy'umuntu mukomeze mukundane nababwira iki ngiye cyo nababwira cyo urukundo nsigaranye ni ruke cyane umuntu uzabashe kurutsindira narwo nkarumuha uwo twanzuye ko muri iyi nama urikiye sinjye kubabeshya ntabwo nazakiri mu mutima ntabwo nababeshya abanyarwanda njye ibintu byo kongera gukunda umuntu ngo ngapfa ngahwera nabisize mu myaka iryo njyanye musigaranye mureke ntabyo azi yewe uzamfashe umamagare basigaye badukora tiktok cy'abahungu bakadukora tiktok mwenyewe jama mwengu waravuze mwenyewe usize nyagukuna umutima ngo shaka kubona umwe muri uyu mwaka dutangiye sibyo si ukwishongora si no kwiyemera muri uyu mwaka dutangiye umuntu uzabona namusariye nirutse narize nahogoze ngo nzaba ngiye gupfa narakunze imbere umugomera nk'umusazi ariko ubu sha Adeli twe twanze ko uri niba warakunze kamera nk'umusazi ubundi uwo ni wowe narakunze mera nk'umusazi ariko ubu narakize da byari bimeze bite hagati aho tumerera nyine urakunda ukumva ibintu birimo neza noneho bikavamo gute rero reka tubasezere tugiye kwisisije zo gukunda ntabwo twazasoza umwaka nyabuneka abantu icyo nababwira dukunde mu rugero oya niba dukunda babakunda nimudukunde njyewe noneho aho bigeze nshaka umuntu nkunda cyane ariko ngiye nkagenda gake nshaka gukundwa nanjye ako gace usigaje kuko ngewe narakunze sibyo ngewe narakunze ibyo ntanze sibyo nahawe noneho nayo nkeneye kwakira byandi byanjye natakaje mu bingarurire vuba aba boyfriend ijana wagize umwe abikuguza bangarura ibyo natakaje njyewe ntabyo gutanga ngifite kandi ntabwo ndi kubabwira karera nawe azaza agire ngo zaza nkunda cyane aneteshe anyiteho ariko njye nabona ndi kugenda gake cyane ntari kumuha azihangane rwaranshiranye sawa abakunzi bacu Adeline twanze kuba ikihewe mu byumba mwakoze kubana natwe turabakunda cyane ni ukuri hano mujye muduha ibitekerezo
ni inkunga ikomeye mutubwire namwe uko ibintu mubyumva ikindi kandi munadufashe kugirana inama ari twe tuzajya tubagira inama namwe muzitugira no ikindi guys tubabare mutubwire ikintu cyo twe dushingiyeho ese birakwiriye kugurisha feelings za muntu ko wahemukiwe ese birakwiriye ko umuntu ashobora kukwangiriza ubuzima kugera ubwo nawe wangiza ubw'abandi cyangwa ubwawe wiyangiza tugira inama ese biranakwiye ko mwirwa mukora sex ahantu hadakwiye muri public ese wabikorera Adeline nzoye kubitsa ibanga none ari ibanga ryawe namenye njye rivugiye hano ntabwo yavuze mu ntebe none se wabinyongoreye cyangwa abantu hadakwiriye ntabwo yabivuze mwese mwumva ahantu hadakwiriye guys commentaire zanyu jewe zirakenewe nabanga namenye navuze ibintu wavugiye ese ko warata wakora sex n'ahantu umuntu ushaka ukunda mu nzu yanyu mwiyubakiye cyangwa mwikodeshereza ni ikibazo nta kibazo kirimo no kubwiye ko ari ikibazo ni ikibazo ahubwo noneho uzanayikorera kuri bariko ari iwawe wabihakorera okada mbonye undenze pfa ko ari iwawe guys none banzi mwakoze cyane turabakunda naho ubutaha mwari kumwe na Adeline na Gigi Sandrine sisi muri game night tuzasubira ubutaha merci